we umutima wanjye sibyo wamenyereye ko niba ari Friday ya nyuma y'ukwezi ndi bujye out n'umukuntu tukundana tukarya ifi tugataha tumeze neza noneho uramara imyaka 3 ndibuze kuba nkusekera urakumva nkwakira n'ugwiro wayo utureke kuba umugabo wanjye I understand ariko se wibagije ko ufite umutima nanjye ngafite uwundi kandi ubabara kimwe n'uwawe ariko icyo ni ikindi kibazo ntabwo bibaze bibaho nyine urabyemera ariko sije yabihindutse ibyo ngibyo ahubwo abagore rimwe mwatubwira reka tujye kukiganira n'abagore umva ahantu reka njye nisubirize teta kuri ako kantu teta njyewe nkubwiza ukuri umugabo ukora ibyo bintu ni umunyamakosa ni ukuvuga ngo niba narakurongoye teta twarasohokaga niba narakurongoye twaragiraga ahantu tugenda tugasangira ntabwo bikuraho yuko aho hantu numara kugera mu rugo tutazasohoka yesi umutungo urawuzi uzi umushahara mwembwa uzi uko bigenda reka mbaze mbabwire buriya rero nta kintu kidashimisha umugore nk'uko wanamufata ukaba wanamubwira ati uyu munsi rero ni muri weekend reka ngiye gufata hoteli ahantu icyumba tugenda tujya kwiryamira tuve tunaruhutse mu rugo urabyumva neza ninde witaye hari njyeyo ako kantu yes icyo gihe rero umugore biramushimisha niyo wabikora rimwe mu mwaka sibyo biramushimisha bikamwereka ko wanamutekerejeho ikindi cya kabiri ugiye mu kabari n'inshuti zawe baragiye bagushyizemo inkoko bagushizeho brushette bagize wibagiye ko wasize umuntu mu rugo guys mujye munafatana brushette niyo kaba kamwe cyangwa tubiri ukabwira mucoma yo yamfungikira mu ishashi nshyire n'umugore hafi inshuti yanjye ako kantu gashimisha umugore avuga ati mugabo wanjye ibyo bintu byose waduciyemo umunsi wawe wose ariko urexpectinga ko nugera mu rugo ugomba gusekerwa ugomba kwakirwa k'umugabo mu rugo ukumva umugore yiriwe atetse bya bitunguru uri kuvuga ngo ari kunuka ushaka ko atari kubinuka teta reka ndangize buriya nicyo nshaka kubwira ko hari abagabo bari hano benshi bajya bamenya ko buriya iyo bari kumwe n'umuntu bamenya ko ari umuntu nawe afite umutima ukomereka bagakwiye bagatekereza kabiri kuko ngewe nkubwiza ukuri niba ugiye mu kabare ukajya muri resitora ukajya ahantu ukarya biryoshye tekereza ku mugore wawe ko nawe akeneye kumva kuri ibyo biryoshye nubwo aba yabitetse ukaba wanafata ibyo waguze muri resitora ukavuga ati ebana watetse ariko hari ahantu nagiye bangura icyo kurya nawe nakugure nakuzaniye iyo niyo ya keya abagore bifuza bavuga ati burya umugabo wanjye keya arayizi urabyumva neza uwo mugore ntabwo ashobora kuzagira gute kuzanakwibagirwa urumva icyo nshaka kuvuga hano rero rimwe na rimwe ibintu by'isuku ushobora no kubivugaho wakoze n'utwo tuntu ukamubwira ati mata ibi bintu kuki bimeze gutya na gutya buriya hari igihe ukora n'ikintu ufite n'impamvu yo kukivuga ariko apana kuba mugenzi wawe uvuye mu kabare wasinzira ukunuka amawisiki we nta n'icyo yanyweye nta n'icyo ageze gutya James kuyahumura ntabwo ari ukuyanuka James kuyanuka niko ubwo njye mbivuze kubera ko kuyahumura umuntu utabinywa James ni ukuyahumura ntabwo ari ukuyanuka ubwo njye mbivuze kubera ko Big Mind bivuze kubera ko mba ndi kuzira umuntu utazinyweye ariko warebaye icyo umuntu yariye se kandi kiba kiri kunuka gute ni ukuyahumura nta kintu yabonye ibitunguru oya buretse Big Mind wavuze ko anuka ibitunguru kandi ibitunguru nabyo biribwa reka tusa n'ababasiriye gatoya ubundi hari ukuri kwinshi cyane abantu bari banga kuvuga kubera ko kuryana abagabo barashyize ngo niba amata y'abagabo byari inshuro ya mbere inshuro ebyiri warangiza ukajya umubona nk'umuntu utagifite
buretse banza wumve Princess yabuzwa n'iki kukubona nk'umuntu udafite icyo amaze kandi avuga ko babariye buri muntu wabambariye muri saa kumi n'ebyiri buretse banza nkubwire hari abantu bajya ikibazo ibi bintu mubivuga twe tukiri n'abakobwa tutarashaka none se ucicikana n'uwongera kubivuga uzabashake arabibona mureke babwire kano kantu mureke mwumve kano kantu hari ibintu mujya mwirengagiza hari umuntu wigeze avuga ngo umuntu mubi mu buzima umuntu mubi cyane mu buzima ni umuntu ukora amakosa kandi akakitinga victim abo ngabo nibo ba mbere abo bantu bari abantu babi cyane umuntu agakora amakosa kandi yamara gukora amakosa agatinda kuba ari victim biri kuba buriya akosa ni mufite amayeko uri kuvuga ni ufite amayeko oya ntabwo nagira nisubire ari ngiri kuvuga byabaye kandi wabikoze okay najye muri WhatsApp agaruke ntacyo kaje cyose basa nawe yashize icyo nshaka kuvuga buriya abantu benshi cyane mu rugo barabizi ibintu byinshi cyane bibaye ingabire oya abona gusuzuguye buriya mu rugo hari igihe kugira ngo akenshi uzarebe abantu bagishakana iyo bakibana bakiri kumwe bagihura baba bagenda barebana akana ko mu jisho gusa buri wese akumva niba yagiye mu kazi akumva amasaha y'akazi yatinze kurangira ngo atahe akumva nyine wa muntu yamukumbuye ariko bitangira kugenda bipfa ryari bigenda bipfa gake gake ahubwo ba bantu bazasanga umutima wabo amarangamutima yabo yapfuye buri segonda buri munota yagenda apfa umunsi ku wundi agenda apfa rimwe na rimwe uzasanga bazayakumara imyaka igera muri 3 cyangwa 4 nta marangamutima bakigirirana nyuma y'amarangamutima batakigirirana rero bagatangira gushaka inzitwazo ugasanga abantu baraza bagakora umuntu agakora ikidega kuriya ariko akagishakira urwitwazo ntibemere kuvugisha ukuri ngo bamenye yuko ibintu byabo byapfuye in the beginning byapfuye muri ya minsi ya mbere barebana kuko hari igihe cya mbere buri muntu agira ibintu yanga akagira n'ibyo akunda twirengagiza yuko kenshi abantu babiri bajya kubana wirengagiza ko abagabo twikunda ntabwo ntabwo nabyanze bagira muri utuntu twiza twese ahubwo ikibazo kiba ari uko badashaka kubwizanya ukuri in the beginning ngo bavugishe ukuri hari ibintu biri gupfira hari ikintu nshaka kubabwira kimwe hari na pati y'imico mbese hano umuntu yavukiye cyangwa se imico umunyarwanda se cyangwa ubukongomani akenshi usanga tupracticinga mu ngo zacu ugasanga birica relationship zacu hari umunyarwandakazi nzi yarongowe n'umukongomani ku buryo njye byanteye umujinya numva n'uwo munyarwandakazi namutera urushyi umva bari kubivuga gutyo uwo mugore akaba afite umukongomani yaramusanze afite abana babiri inshuti zanjye twagiye kubasura baratugaburiye bazanye inkoko bashyira aho ngaho bararya n'iki byose abana baricaye bari kutureba njyewe namenyereye ko nyine abana bamaze kurya kumva abana cyane kuko abana bagomba kurya ese abana ko batari kurya bitemeze bite umugore arambwira ati ngo bagomba kurya nyuma kandi ntabwo bashobora kurya inyama gusa atararya inyama aravuze ngo what ngo niko bimeze ntabwo nshobora ndamutse mbikoze bakarya mbere yiwe none nk'abahanya inyama bari kurya imbere ye urugo rwakwagumana aravuze ngo wowe ubu ni umugabo ni igisambo ni inkunda ni iki ibintu ndi kubabwira ntabwo ari ibintu barabumugore nahise mbwira umugore namugana wa mugore uku ni ukukunda umugabo gusa cyangwa uwo mugore nk'inimero ye
aba muri Afurika y'Epfo ni kure nange mubwiza ukuri byarambabaje ndamubwira nti sinzongera no kugaruka mu rugo rwawe ayangiza n'inimero ye sinzongera no kugaruka mu rugo rwawe umwana w'umunyarwanda ntabwo twebwe tubaho dutya mu gihe agira gute noneho ikindi kibazo ntabwo bashobora kurya inyama keretse se yazihaze so muri make rero impamvu bivuze ni uko experience z'imico rimwe na rimwe bituma akenshi abagabo tugira gute dushobora gukagiza abo turi kumwe nabo tukabafata nk'abatari ibiremwa babwiza ukuri mw'abagabo n'abasore mutari mwashaka hari akantu ushobora gukorera mugenzi wawe ukaba wamwibagiza ibintu byose abagore ni abantu bakunda mbese abagore ni abantu bakunda kandi ni abantu bazirikana babwiza ukuri babwiza ukuri utanga gift njyewe ndazitanga urambeshye ngaho iyi nta mafaranga urumva kwa kundi umuntu agiye mu kabari cyangwa muri niba ari umunsi cyangwa iyo ni imiterere yanjye niko kuri kwanjye babwiza ukuri n'abana banjye ngomba kubasohokana mbere y'uko umwana wanjye azasohokana n'umusore ngo yamujyanye ahantu kumubeshya agira gute umwana wanjye amaze gusohokana ahantu hahenze ahantu hari ibintu byose kugira ngo ahamenye atazagira n'ujya gushuka amubeshya amubwira ati nagusohokanye aha n'aha nakujyanye muri resitora iyi nakuriye ibi cyane cyane nk'abantu bafite abana b'abakobwa urumva shani tubwire nta kibazo shani ngo dusabe ijambo ni ukuvuga ngo ibi bintu byose umanza gukora babyikorera urugo rwawe usohokana mu bana usohokana mu mugore nabo bamenye hanze uko hameze apana kuvuga ngo urarongoye guserera aho ngaho urareza uri se bakubone mu dadi ukamenya ubudadi bwawe icyo ugomba gukora uragiye mu kabari ugiye kumubwira kurya uragarutse nta n'icyo uzaniye abana bananjye uzaniye umugore wawe wenda unamubwira ati aha nasohokeye mwumva utuntu bampaye ako kantu gashimisha umugore kagashimisha n'abana uko niko wubaka guys hari ikintu uvuze kizima numvisikiye mu bintu uvuze byose hari ikintu ntoyemo icya mbere ubundi umugabo mwiza ku mugore wawe wabaye umubyeyi mwiza ku bana bawe that's it utaragira abana se utaragira abana wita ku mugore wawe kuko niho uzakubyara bureti ariko impamvu mbivuze impamvu mbivuze yaravuze ngo ariko big mind urabona iyi live ukuntu ari nziza tukaba turi kuri zero kweli ukaba utanadukora kuri zero wowe wayigiyeho mugerageze guys yaravuze ngo ibi bintu byose biterwa na famiye wakuriyemo uri kumva jewe kuri zero nkora kuri zero kabisa ntabwo kuri 135 iriya nyita zero kuri jye ni zero reka dukomeze zero bayivaho umugabo reka nzibe ndamusohora ibintu byose biterwa na famiye twagiye dukuriramo iyo wakuriye muri famiye papa wakubita mama wawe urumva abagabo bose barabaje nk'urugero kuri njye numva ibintu byose umugabo ntabyihanganira ariko umugabo uvuga nabi ntitwashoboka biterwa n'ahantu wakuriye sibyo niyo mpamvu bivuze ngo urukundo ruri ku umugore wawe n'urukundo yereka abana bawe sibyo nyine birakonta byose sibyo nurera umwana wawe uri ikigabo kiri aho ngaho kinjira abana bose akajya munsi y'igitanda ndakumenyesha ko nabo bazaba marine aribo bakobwa uzajya ubona basafuri ukajya gusura umutipe mukundana
mu gitondo saa 10 ugasohoka ukamucyucyura utuntu twose ukadutwara urukundo biterwa n'imiryango twagiye dukuriramo n'aba bagabo mubona niba hano hariho abagore bafite abagabo bafite umugabo udashobotse w'ikinani umuntu arenganya ababyeyi birenganya kandi watubwisha nashakaga kuvuga gato ibyo byose muri kuvuga ngo igihe nanjye bizashaka uko mbyumva ndi kuvuga uko mbyumva yewe numva ko ibi byose muri kuvuga by'ingo uko umugabo afata umugore we mu rugo cyangwa uko umugore afata umugabo we mu rugo njyewe ntekereza ko akenshi n'ibyo atata amaze kuvuga ngo byaba twakuriye ariko ntekereza ko akenshi binapfira no muri za fiyansaye tugira hahandi nyine kwa gutangira guteretana hari amadefa tujya dukora ugahatiriza ibintu kandi uredi wabonye ko ari ibintu bitazakunda ugahatiriza ukavuga nko ku bakobwa n'urugero ukavuga ngo kubera ko wenda umunyijisha cyangwa impamvu ari kuntereta bari kugenda ari bibiri sorry ngatubwire kuko ndi kubona mugishana na impamvu bari kuntereta ari babiri kandi nkaba ndi kubona ndamugisha ariko impamvu niwe uri kumbwira iby'urugo reka mfe kujyana na impamvu kandi uredi namaze kubona ko impamvu tutahuza icyo gihe muhora mugongana ntabwo muzigera muhuza kuko wasanze umuntu utajyanye n'umuntu yifuza nka bimwe ba James bavuze ngo umuntu muzahuza hari igihe ukundana n'umuntu amezi 10 n'undi mugakundana bibiri agahita mubana kubera ko wamubonyemo ko mwahuza so rero hari igihe n'ibyo bintu byose byo gufata umuntu mu rugo rwawe bipfira muri ya fiyansaye mwagize kwa gukundana mwagize ugasanga umuntu atari kubera ko amarangamutima yawe amushaka ariko ari kukubwira ibyo ushaka kumva iyo mugeze mu rugo rero bitekereza ko nabyo bitera amakimbirane yo gukomeza mugongana ikindi nanjye nashakaga kubaza kubera iki ndakibaza abagabo kubera abagabo n'abasore bari hano kubera iki kubaza abagabo kutabaza abagore iki kirareba abagabo n'abasore kubera iki umuntu no kubera iki mukunze mubanye neza yabyara rimwe yabyara kabiri ugatangira nawe kumufata nkaho nta kintu avuze ugatangira kumufata nabi ugatangira kumubona ko kumubona mu yindi sura mwebwe mwumva ko biza kwa kundi kwa mukunze akiri umukobwa wumva kazaguma akimeze kwa kundi kanamaze kubyara inshuro imwe cyangwa inshuro ebyiri ntabwo nakwishyuye neza sinzi abanarindi wowe jengiki kuki iyo bamaze kubyara bakabyibuha mu banga kuki umugabo umukobwa abyibuha ko amabere yaraguye nk'amasudisi kandi aramushatse amabere ari muri saa sita yagera muri saa cyenda Thank you so much, Asia. Thank you, Jewe. Thank you, Guarda gift itangiye kuvugisha kandi njye wazisabye so tuganire Okay, ngende ko mbabwire impamvu urumva ntangiye ukanda kuri shani se abigira ngo nkoze isoni icyo nshaka kuvuga hano ko uyu mukobwa ni mwiza cyane ari gutuma ntavuga ko manze bande kuri kamera okay ni ukuvuga ngo
cyakoze muri feke hari ikintu duhita dukora tukagira ngo nyawe ntabwo bisa kugira ingaruka. Nta muntu ushobora kwanga undi kubera ko yagize ahubwo ari urwitwazo kuba yabyibushye ariko bari bafitanye ikindi kibazo kubyibuha bikaza ari inyongera y'ibibazo bindi bari bafitanye ari urwitwazo. Kubera ko njye ntabwo mpamya yuko ngo leta twaba nta kibazo twagiranye tumenanye neza. Liliane thank you, tumenanye neza cyane n'indangiza ndi kumwanga gusa. Nawe mubanze mugerageze mukire mu nyabwenge murebe umuntu mutagiranye ikibazo, umuntu mutigeze gutungana, umuntu mutagiranye ikibazo na gitoya wamwanga ngo yabyibushye ahubwo kumubaza ari urwitwazo rwiyongera kuba yabyibushye. Noneho kubera ko abari mu nzu ibyo bapfa byose batajya babivuga bakaza bagereza ama excuse cyangwa natwe tukagenda dutanga ama excuse ariko ya excuse atari byo ukuri kose ubwo baragenda bakakuryamaho icyo bapfa bakakiryamaho bakatubeshya twebwe imitwe ikabyimba yamara kubyimba tuvuga ngo uriya muntu bamwangiye ko yabyibushye nyamara that's not true. Haba hari ibindi bintu bapfuye ahubwo bya bintu byapfuye bikaza kwiyongeraho ngo yabyibushye ari gutanga ko nta muntu wakwanga ngo wabyibushye, nta n'umuntu wakwanga ngo amabere yaguye. ubundi niyo mpamvu bakubwira ngo urubanza rw'umugore n'umugabo kurusha biragora imbere y'ababyeyi kugira ngo muvuge ibyo mwapfuye ntimuvuge ahubwo mukazana ibitabaho. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byo kuvuga niyo azajya kubeshya ngo yanze kubera ko abyibushye kubera ko byagenze gutya na gutya aba ari ukubeshya pe. Mureke mbarugero rworoshye uyu munsi habaho n'ibintu muri kominote yubatse kandi ibyo bintu bitari byo. Kominote zacu usanga hari zagiye zubaka kandi ibyo bintu ugasanga atari byo. Nk'uyu munsi